Kiramani rero ukuntu muzi n'umuntu kameme uniyemera ni ibintu nakubwira ni wa muntu ushobora gukora ikintu kugira ngo izina rye rizamuke. Kwa Kiramani habayo uburyarya bwinshi. Nje natsezeranye mvangura mutungo. Ngaho Nje ikintu abantu bagomba kumenya nuko umugabo wanjye twamenyanye. No mu buzima busanzwe Mitsutsu ni umuntu mushaka kuba muri kumwe. Mitsutsu ni wa muntu mushaka kuba muri kumwe mwaba mwicaye mukata muri nk'ahantu wenda mwasutse hajyamo nk'indirimbo ukona aragurutse arabyinye n'ibiki. Aha ntaba hariya muri Dubai nako hariya muri Tanzania. Hariya Dubai cyangwa Tanzania. What's up guys, this is your boy Pwisa Kabwisa. Kora subscribe niba utaranayikoze cyangwa se niba warayikoze ukoresha and comment ubwire inshuti zawe zitakoze subscribe zikore subscribe. Right now tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Turaza guhamagara abastari batandukanye batubwire ukuntu imihanda cyangwa se ukuntu muri iyi minsi utuyira twa showbiz duhagaze kuko ntago turagera mu mihanda. Rero ndi kumwe n'abakameramani bagiye bameze neza ndetse ndi kumwe na Natandila behind the camera. Right now rero muri tuno tuyira twa showbiz harimo ibintu byinshi biri kugenda bivugwa duhereye kuri beef ya Mitsutsu ndetse na Kiramani. Abo ni abantu twagiye tubana na abantu nzi turaza kuba tubigarukaho. Hanyuma turaza no kuvuga ku bukwe bwa Nana. Ese Nana azakora ukwe ryari? Duheruka ajya mu murenge n'ibiki byose umuntu uri buze gukurikirana iki kiganiro gitangiye akagiheza amakuru ya showbiz araza kuba ayicaranye kabiri kuri kagenzi kako. Reka rero dutangire twivugira kuri saga zimaze iminsi zivugwa za Kiramani ndetse na Mitsutsu. Ndagenda mvuga ku muntu ku giti cye, buri muntu ku giti cye hanyuma tuze kugira uko tubigira. So reka nangire ngendera kuri personalities zabo bantu bombi Mitsutsu Kiramani. Reka duhere kuri Kiramani kuko Kiramani niwe bivugwa ko yazamuye umuntu wacu bita Mitsutsu. So nyuma yaho nkuko nabibabwiye turaza kuvuga kuri Harmonize, tuvuge kuri Juno Kizigenza, tuvuge n'abandi basani bagiye batandukanye. Reka duhere kuri Kiramani. Kiramani n'umuntu ngewe muzi, ngiye kubivuga nk'umuntu nzi atarashinga channel yaranayifite ariko itara boostinga nkuko tuyizi. N'umuntu twabanye, n'umuntu twagendanye n'amaguru, n'umuntu twagiye dukorana comedy nyinshi ndetse n'amashusho menshi. N'umuntu twagiye duciringa ibintu byingira kamaro kuko ngiye ndibuka ko ngiye Kiramani ndi mu bantu yabwiye umunsi wa mbere avuga uti ngiye kubaka channel yanjye kandi channel yanjye izaba iya mbere mu Rwanda. Sinzi niba ari iya mbere mu Rwanda ariko ahiri ni urwego rwiza buri mu YouTuber wese yakwifuza ko yagera kuri iyo channel. Kiramani rero ngiye ntago muza baninga nkuko abantu benshi bavuga ngo yarabaninze yakoze ibiki n'ibiki ariko simuzi ko ngewe naje muri Nyakisa Comedy Kiramani arimo kuko ndibuka video ya mbere nakoze ni video yitwaga ngo icyamamare kigiye kwivuza kandi iyo video Kiramani yari ariwe Dr. So Kiramani rero ukuntu muzi ni umuntu nzi ko azi kwihiringa kandi n'umuntu kameme uniyemera ni ibintu nakubwira. Kwiyemera nshatse kuvuga ntago ari ukwiyemera byo kuvuga ngo nyine hari abantu biyemera komuteri ariko kwiyemera ni wa muntu ushobora. Abantu benshi yabivuze abantu benshi bagira ngo abari kwiyemera kandi ubishyize mu nyurabwenge wasanga bari ukwiyemera ahubwo nuko ibintu avuga ageraho akabyacivinga. Nge Kiramani twajyaga tuzamuka tuvuye muri shoot ya Nyakso tukazamuka ambwira ndabyibuka
ijambo yarambwiye ngo njyewe Instagram yanjye ndetse na YouTube yanjye ndabishyiraho murabireba. Instagram yanjye, YouTube yanjye bigiye kuzazamuka kandi bizamukire rimwe, kandi nta na rimwe nazabikoraho cyangwa se na rimwe nazajya na uploading. Ibyo bintu rero urumva, ibyo bintu ni ibintu njyewe ubwanjye namuberaho umuhamya mvuga ngo Kiramani ari mu bantu bavuga ijambo kandi bakanarihagararaho. Okay, uwo niwe Kiramani. Kiramani rero nge ikindi kintu nzi nayimvuze kwiyemera aba avuga cyangwa se ngewe ndi kuvuga right now ni kwa kuba uri kumwe n'umuntu akakubwira ibintu uti ngewe nzagura imodoka, ngewe nzakora ibiki. Ibyo rero iyo bibwiye umuntu agira ngo ari kwiyemera, kandi mu by'ukuri koko iyo avuze ijambo arigeraho nk'uko mwabibonye. So ikijyanye rero na personalities ze, Kiramani yubatse urugo mbere yacu. Mwanjye njye uri kwibabwira ndo umupapa, murabizi n'ikiganiro giciyemo mwarabibonye. So guys, Kiramani rero yashinze urugo mbere yacu, kuko ndabyibuka ari na video twakoze dukorera mu rugo iwe hamwe na madamu we bita Shemsa. Nawe ndamusuje cyane, ahari Imana imuhe umugisha kandi inamworohereze. So urumva rero ba Kiramani twagezeyo, mbona urugo arimo ni urugo akishakisha pe, ni urugo rwiza, rwo nyine umuntu ashaka kugeramo ugasanga ni urugo rudafite ikintu rubuze, rufite salon nziza, agateleviziyo hariya n'ibiki. Iyo video reka ntumve bayita guteta mushiki wa Nyakso, Imana ni inkundira ndaza nayo kwishyiramo murebe ukuntu hari hameze. Kiramani rero twajyaga tuganira akambwira ati nge YouTube channel yanjye ngomba kuzamura ya Instagram yanjye. Hanyuma rero kubijyanye n'uburyo kiwe yitwara, Kiramani ni wa muntu ushobora gukora ikintu kugira ngo izina rye rizamuke. Urugero, Kiramani ashobora gufata tuvuge wenda arashaka gutanga wenda tuvuge inkunga nko kubana b'imfubyi. Kiramani guhera kiva mu rugo kugerageze kuri abo bana kugera na soje abifata video kandi akabya-uploading. Uwo niwe bita Kiramani. Hanyuma ibintu bavuga ngo muri timu ye habamo amashyari, ntago ngende bibice ku ruhande. Hari undi mushuti twigeze kuganira ukorayo, arambwira uti rwose kwa Kiramani habayo uburyarya bwinshi cyane, ko abantu baho ngo baba bameze nk'abari guhangana. Ngo uyu nguyu yaguze imodoka, ejo nzayigura, uyu munsi nzagura, ejo nzajya Dubai, undi akajyayo, ejo nzajya muri Amerika, undi akajyayo. Nyine babaho mu buzima bumeze nk'ihangana, kandi bagera naho babandi bombi ugasanga ntago bari kubyerekana. Ibyo byo ni ibintu nanjye nzi neza. So tugiye kuri Mitsutsu rero, Mitsutsu ngewe muzi anjyana ku ishuri. Mitsutsu muzi anjyana ku ishuri, atangira akora ibintu bya Mitsutsu atavuga. Video buraza Mitsutsu kera ntago yavugaga. Ibyo Mitsutsu ndamwibuka, kuko ndanibuka nge hari igihe twigeze gukora video ndi kwa Nyakso, ahantu yabanaga na Mitsutsu. Mitsutsu yabaga, Mitsutsu warabizi na Nyakso aramuzi, bira niyo mpamvu Mitsutsu iteka aha respect Nyakso, kubera ko Mitsutsu yavuye mu cyaro nyuma yaho nyine ko yakoze ibintu biranga, asubira mu cyaro arongera aragaruka, Nyakso aramucumbikira. Niyo mpamvu ubona akenshi bira Mitsutsu yubaha Nyakso kandi akanamura na respect. Ibyo ni ibintu byiza. Mitsutsu rero yari wa muntu no mu buzima busanzwe. Mitsutsu ni umuntu arasetsa, ni umuntu utera story, ni umuntu nje ubwanjye hari ibintu ajya akora turi kumwe bikanangaza nje ubwanjye ngagira nk'isoni. Urugero, mushaka kuba muri kumwe, Mitsutsu ni wa muntu mushaka kuba muri kumwe, mwaba mwicaye mukata muri nk'ahantu wenda mwasotse hajyamo nk'indirimbo ukona aragurutse arabyinye n'ibiki. Uwo niwe bita Mitsutsu. Mitsutsu rero ngewe njya mwibuka nawe Mitsutsu yigeze kumpamagara arambwira uti ako Puisa, anjyana ku ruhande arambwira uti ndashaka gukora video, gutangira gukora ama video, ese buri ubona Mitsutsu
izina Mitsutsu rizafata. Nanjye namubwira uti ngiye Mitsutsu rero izina Mitsutsu ni izina rizafata kandi ni izina ryoroshye kuba buri muntu yarimenya. Urugero nanjye ngewe abantu benshi kugeza n'izi saha hari abantu bataramenya kuvuga Puisa, izina Puisa kuko riragoranye mu by'ukuri. Rero Mitsutsu namubwira uti Mitsutsu izina ryawe ni izina ryoroshye kuba abantu barimenya. Buriya niyo ugiye muri showbiz ushaka ka kazina kazoroha kuba abantu bakamenya. So urumva rero Mitsutsu niko namubwira uti Mitsutsu we nukora gutya na gutya ibintu bizagenda neza, kandi koko murabona ko umusaruro waratambutse. So maze kuvuga personalities zabo bombi, ariko ikindi nayo ngiye kuvuga ntago ari abana babi, abe Kiramani abe Mitsutsu ni abantu mushobora kungurana ibitekerezo. Buriya niyo umuntu yazana uburyarya mu bintu byawe cyangwa yagira uburyarya ariko ubona ko icyo umushakaho kibona nawe cyagushaka kibona, icyo nicyo bita business. So urumva rero njye ntago ndibuze kwinjiramo cyane muri timu ya Kiramani ko Kiramani ntago turakorana na rimwe usibye video kera twigeze gukora. Ahubwo rero impamvu nahereye kuri iyi nkuru no kugira ngo turebe ese koko muri showbiz nyarwanda cyane cyane muri sinema niho ndi bwibande, murabona hakwiriye ko hajyamo ama beef mu mbwino. Beef ni ikintu gituma abantu umwe arakarira undi. Buriya Nyakso akorana na Kiramani akorana n'abo bantu bansabe bande bose ba Mitsutsu, ni abantu iteka atazicaho kandi ni n'abantu nabo batazamwicaho. Urumva rero niba Kiramani yavuga ngo aba bantu nta bantu numva nahomba, cyangwa na Mitsutsu nawe akavuga uti uyu Kiramani ni umuntu nahomba, ese koko murabona bikwiye ko ibi bintu byabaho? Njyewe ejo bundi numvishe ikiganiro Mitsutsu yakoze kwa Chita Magic, ahamagara Kiramani baravugana bakora ibintu bigiye bitandukanye. Urumva rero icyo nayo nshatse kuvuga, njyewe ahubwo ikintu nashakaga nagira ngo mbwire Kiramani Mitsutsu ni ukuri nk'abantu bakuru mwese muranduta ku myaka, mundusha wenda hari ibintu byinshi mundusha kameme, niba wenda mugenda mugasinya ama contract wenda arenga nk'ijana. So icyo nshaka ni ukugira ngo Kiramani na Mitsutsu mwebwe nk'abantu b'abagabo murebe ikintu mupfana, mureke kureba ikintu mupfana iki, mupfana sinema, muri gupfa iki ibintu bidafite agaciro, bya bintu bye bitanga views, bya bintu bitanga iki, kandi koko views se zitanga amafaranga ngahe? Niyo wakora ikiganiro kirenze amadolari menshi cyakwinjiriza, ntago cyakwinjiza 1000 cy'amadolari cyangwa amayero, ntago ikiganiro kimwe wakora ntago cyakwinjiza 1000 cy'amayero. So urumva rero niba kitakwinjiza amayero 1000, mureke gushwana, mureke kuba ibyo bintu, ahubwo mwebwe mukora ibintu nk'abantu bakuru nkuko mwatangiye ariko mukomeza. So iyo ni Kiramani ndetse na Mitsutsu narindi kuvugaho. Reka twigire ku muntu wanjye bita Nana. Ejo bundi murabizi aherutse gukora ubukwe, yagiye mu murenge. Reka muhamagare mushyire kuri telefone atubwire aduhe experience rero njyewe nk'umuntu banamwita Nana umeze neza? Ndaguhamagaye nyine kugira ngo mbanze nanagusuhuza, ariko nanakubwira felicitation. Ndasaba Puisa bameze neza. Nana umeze ute se? Meze neza, ndashima Imana. Urashima Imana birumvikana. Nana uri umuntu nawe warihirinze sana, shawa se warabizi. Turakurogoye se? Ndakurogoye. Oya nta kibazo twavugana, nubwo ndi mu kazi ariko nta kibazo. Uri mu kazi, uri hehe? Uri gukora he? Ndi kwakira. Uri gukorera kwa Kiramani? Okay. Nana Karame. Nagira ngo ikibazo cya mbere numva nashaka kukubaza.
asa ubundi wabinyemerera uranyemereye nkubaza utubazo duke wenda nk'iminota nk'itanu. nta kibazo. Nana Karame. uri ku idarapo Mm. wiyumva gute? Nari mfite ubwoba. Wari ufite ubwoba bw'iki? Niyo mpamvu warashe imbogo? Ntabwo nareka kurasa imbogo, hari ubwoba ari bwinshi, ibyishimo. Ariko Nana nyivuga gutyo reka mbanze wenda naruke kuvuga no gutaruka kuki utanumiye kandi turi inshuti. Twisarika mubwire kiriya gihe narebaga abantu bari hafi yanjye cyane ko natigeze mbitegura igihe kinini. Mbese Nana birisere ntago njemba hafi yawe. Pwisa urumva atari igihe tumara nk'uko tutavuganye tujye tubwizanya ukuri, ntabwo napfa kubyibuka rwose, nabwiye abantu bari around kabisa. Nana twibwirire process. Buriya iyo umuntu kurahira bisobanuye ibintu byinshi, bisobanuye ivangamutungo, bisobanuye ariko ubwo ngaje mbere ahantu y'isugera nibyo navuga nakubwiye ngo kuvuga ni ugutaruka. njye natsezeranye mvanguramutungo. Ngaho abantu baraducana. Reka nasigaye n'umugabo wanjye urumva ibyo bintu byacu byo nibanga kubera ko n'ubundi ni hagati yacu turi babiri, twakomeza ikibazo cya kabiri. Nana nabonye uriya mugabo wawe wenda urebye imigaragarire physical appearance bigaragara ko nyine ni umuntu aracyari mu rubyiruko cyangwa niba yaravuye mu rubyiruko ntabwo harengeje nk'imyaka nk'ibiri, ahubwo ikintu cyanangaje ni uburyo cyagaragara nk'umusirimu, yari yambaye bling bling. Nana sheri wawe mwahuye gute? njye nawe twaramenyanye turamenyana turahura nyine tu. Ntabwo ari ba basore abantu bahurira nabo kuri social medias? Nope. Njyewe ikintu abantu bagomba kumenya nuko umugabo wanjye twamenyanye kubera ko harangirayo famiye, ntabwo ndi kuvuga ngo ni ubwa mbere, ngo ntabwo nziranye nawe, byarangirayo famiye. Abavandimwe banjye. Ariko Nana uri gucanga abantu badukurikiranye nanjye ukancanga. Hariya ni hehe? Hehe ahantu haba hariya muri Dubai, nako hariya muri Tanzania. Hariya Dubai cyangwa Tanzania? Okay. Nana ubukwe tubwitege ryari, muri uyu mwaka cyangwa mu mwaka uzaza? Uyu mwaka kabisa turaje kubite show. Nana mu bukwe bwawe nzakuramo iki? Uzanyambarira mu izina rya Yesu. Nese njye nambarira umukobwa ndi umukobwa ariko Nana nawe ushobora kwambarira umugabo wanjye. Okay. Nana urakoze rero, reka nkureke ujye mu kazi. Iminota 5 twari twihaye ko ndibukuvugishemo, ubu tumaze kuvugana iminota 4 n'amasegonda 37. Gira ikintu ubwira abantu bagukurikira. Umva bapwisa ndabakunda, bakomeze bagushyigikire cyane kandi uri umwana mwiza, bakurebe baguhereza amafaranga, Imana ibahe ibintu byose byiza bifuza. Ndabakunda cyane. Uzanimire mu kiganiro pa ibyo bintu byo kumamagara. Nana nzagutumira biri. So guys, rero nkuko nari nabibasezeranyije, Nana nawe nguwo tumaze kuvugana, tuvuganye ku bintu bijyanye n'ubukwe. Abantu mugira icyaka, abantu mugira iki n'ibiki muri tayari kuba mwataha ubukwe bwa Nana.